habaza se njye narabasibije cyangwa mu mwasibijwe n'amanota make yanyu kubera ko mutigaga neza ese ubundi mumeze muti ariko ukabona bameze nk'abasinze yego hanyuma rero ubwo barambwira bati rero tugiye kuguhemba murampemba se nakoze iki ngo kuko wadusibije ntireka ta icyo gihembo ni icyabate ubwo bahera ko barankubita bose Isoko y'amahoro n'ubuzima igisubizo nyacyo mu buzima burambye n'ubuvuzi gakondo. Nitwa Mugisha Ernest nkaba ndi umugabo wubatse ubana n'umudamu twatumaze imyaka 8 tutabyara. Twarazengurutse ahantu hose batuvura ariko byaranze. Tuza kugana muganga Matovu aratuvura. Muganga Matovu arakuvura indwara zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diabete, asma ndetse n'izindi ndwara nyinshi cyane. Nabanaga n'umugabo kubera ikibazo cy'imiryango n'amashyari baje kundoga urubuyero nkazajya ndaranshikagurika nirukanka umugabo biba ngombwa ko dutandukana ngaruka iwacu mu Rwanda. Nza kugira amahirwe mpura n'umuganga Matovu ubu yaramfashije ubwo burwayi bwose bwarashize nkaba ngiye gusubirana n'umugabo wanjye. Uko mundeba ahangaha nitwa Shumbusho Emmanuel. Ubu mu minsi ishize nari mfite ikibazo cyo mu mutwe igihe cyabayeho kirekire ndi umusazi naze kugira umugira neza witwa muganga Matovu. Nitwa muganga Matovu nkuko abantu bamaze kwimenya cyangwa bamaze kumenyera abandi umuvuzi gakondo ukora hano Inyamirambo haruguru ya Green Corner nkuko abantu basanzwe babizi. Ibi byose nta handi wabisanga uretse kwa muganga Matovu. Muganga Matovu akomeje kuba igisubizo mu banyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Ndangwini wacu Matovu genda mpoze n'umuganga gakondo. Ibota amasimbi baramurata Afurika yose baramurata ngwini wacu baramushima Matovu genda mpuze n'umuganga gakondo. Yes, reka ntangire mwifuriza amahoro y'Imana ndetse no guhirwa mu byo uri gukora byose ndetse nkwifuriza n'icyumweru cyiza. Wowe wagiye gusenga nawe utagiyeyo nkubwira ngo Imana ikomeze kubana nawe kandi ikomeze kuguha imigisha. Ibyifuzo byawe ikomeze kubihaza kugira ngo iguhe n'uburame. Ndabikwifurije kandi gusabira n'umugisha. Wowe uri mu bice bigiye bitandukanye mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba no mu mujyi wa Kigali udukurikirana uri hanze y'igihugu cyacu. Udahema kutwohereza kuduha comment tubwira ko utwemera cyangwa udukunda, natwe turagukunda kandi nawe utabikora ariko ukaba ufite ku mutima. Imana umugisha tusangiye. Ni bucece mu gace nk'uko bisanzwe n'ikiroso ni Sawa Show. Uyu munsi rero nkaba ngiye kubasangiza inkuru cyangwa ikiganiro ndi bukorere inyuma ya kamera ariko nanone mukajya mubona amashusho ari kugenda atambukamo bifashijwemo na mugenzi wanjye wampaye aya mashusho. Ku munsi wo kuwa gatanu rero cyangwa hari ku itariki umunsi wo kuwa gatanu hari itariki 14 sorry hari itariki 14 ejo ari itariki 15 kuwa gatandatu. Uyu munsi turi ku itariki 16. Abanyeshuri bari mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu barasezerewe ariko mu gusezererwa udushya twagiye dukorwa tudasanzwe ku mbuga nkoranyambaga. Rwose ubona ko bagiye bavuga ku banyeshuri udushya bagiye bakora. Hari ibinyamakuru byandika ndetse n'ibivuga n'inkuru bagiye bapostinga udushya abanyeshuri bagiye bakora. Abakoreraga
ibyo navuga nk'urukozasoni mu mashuri abasezeranagaho ndetse n'abarwanye. Iyi ikaba ariyo mpamvu ngenda kubaganiriza kuri iyo nkuru. Iyi nkuru rero ngiye kubasangiza cyangwa utwo dushya twabayeho turi muri kamwe muri aka ngaka ngiye kubasangiza. Mwarimu w'iburasirazuba nawe yaje guhura n'amarorerwa akorewe n'abanyeshuri. Ni amahano niko nabivuga. Abanyeshuri bagira batya turashaka gusezerera, ubwo nibwo bamutegaga bakamukubita. Muraza kubona amwe mu mafoto cyangwa mu mashusho muri iki kiganiro. Umwarimu bamukubise rwose, baramwegera baramuhondagura ngo bari kumusezerera. Ubwo rero uko byaje kugenda, naje gushakisha nimero z'uyu mwarimu, ndavuga nti ntago nabaha amakuru atuzuye, ntago nabaha amakuru mvuye gukura aho ngaho gusa. Ubwo rero niyo mpamvu nashakishe nimero ze, ndavuga reka nihamagarire mwarimu tuvugane, ese nibyo koko cyangwa sibyo. Ese aba bana baba barafashwe bagafungwa cyangwa barakidegembye? Barakidegembya kuko ntabwo babafasha gusa meruka, kubera ko nahise njyanwa ku bitaro. Ntabwo nigeze menya uko gahunda zagenze, ariko amakuru mfite kugeza ubu ntabwo bafunzwe. Kubera iki batabafunze? Nkeka ko wenda hari inzego zibishinzwe zitabikurikiranye cyane, ntabwo zigeze zibyitaho cyane. Ku murongo wa telefone rero kanze mushyireho mwibarize byinshi bigiye bitandukanye, namwe mu byimenyere. Byahishuwe uko bisanzwe. Halo, mwaramutse? Waramutseho. Ari kuvugana na Kiroso wo kuri Sawa Sawa Show. Yego. Mumeze mute? Turaho. Mumeze neza? Ntabwo ndatora agatege neza, ariko wenda gusaza ndabona hari ikigabanukaho. Nagira ngo utangire wibwira abantu badukurikiye kuri Sawa Sawa. Yego. Amazina ndetse naho uherereye. Okay. Nitwa Manirafasha Nakreti, mperereye mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Rwimiyaga, kagari ka Nyendo, umudugudu wa Rebero. Umwarimu ku kigo cyitwa GS Nyendo giherereye nanone muri aka karere, umurenge ariko wa Rwempasha, kagari ka Gasinga, umudugudu wa Nyendo. Aba nigicayo isomo ry'ubutabire, icyo yitwa chemistry mu rurimi rw'icyongereza. Yego. Hari inkuru cyangwa hari amafoto ndetse n'akavideo twabonye ko bivugwa ko wahohotewe n'abanyeshuri cyangwa baguteze bakawukubita. Yego, amakuru niyo. Ko byagenze nyine, twari tuvuye muri deliberation isoza umwaka, turi gukorozinga umwaka w'amashuri wa 2022 2023. Hanyuma mu nari ntashye, harimo bamwe mu banyeshuri b'insoresore babiri, umwe yigaga mu wa mbere undi yigaga mu wa kabiri, ariko bakaba bari basibiye. Mu wa mbere segonderi? Mu mwaka wa mbere segonderi n'uwa kabiri segonderi. Yego. Hanyuma rero ubwo bankorera urugomo, ariko mbere yo kunkorera urugomo nyine babanza kumbwira bati intego yawe uyigezeho, dore waradusibije. Habaza se njye narabasibije cyangwa mu mwasibijwe n'amanota make yanyu kubera ko mutigaga neza, ese ubundi mumeze muti? Ariko ukabona bameze nk'abasinze. Yego. Hanyuma rero ubwo barambwira bati rero tugiye kuguhemba. Murampemba se nakoze iki ngo kuko wadusibije? Ntireka ta, icyo gihembo ni icyabate. Ubwo bahera ko barankubita. Bese umunyeshuri ngira ngo murabizi muri iki gihugu cyacu nta gahunda yo kwihanirwaho. Ubwo rero ndavuga nti saba abana
makorera iki ubwo rero mbona barankubise ubwo mukunkubita rero ndavuga nti rero kuko bari bafite inkoni z'ubuhiri azazindi baragiza bari baje bitwaje n'inkoni bafite bitwaje n'inkoni bari babiri yego hanyuma rero ubwo ndavuga nti rero ni umurezi ntabwo naba nkabo reka ngerageze gushaka uburyo natabarwa ariko noneho nkavuga nti nanjye nkakoresha ubutabazi bwa nyine nkitabara abandi reka nkingiza inkoni bazitaba zamfata nko ku myanya y'ikico kabasanga n'ubuzima ndabutakaje mu mafoto nabonye mu nkokora ahantu ufite uruguma cyangwa wakomeretse ndetse mu mutwe aho wari uri kwerekana aho bagukubise hari n'ahandi mu bituza bagiye bankubita ahantu hagiye hatandukanye kuko bari babiri kandi mu ntoki nari mfitemo computer na karaseri ndimo ntaha ntabwo rero nagombaga kuvuga ngo ndakoresha amaboko yose kandi niyo computer nayo irahenze ndavuga nti reka ngerageze gukoresha ukuboko kumwe ubwo nicyo cyabiteye nyine narakingaga izo nkoni kuko hari nk'inkoni bari bagiye kumpamya ku mutima hanyuma nikingisha ukuboko hanyuma ifata iriya nkokora mwabonye bivuze ko byabaye ku itariki 14 ku itariki 14 z'uku kwezi nyine dusoza umwaka ejo bundi kwa gatanu ubwo naje bundi kwa gatanu mu masaa 8 n'igice gutyo niho ibyo bintu byabaye imbere y'ikigo neza mu marembo y'ikigo ntaha kuko nari ngiye nyine abanyeshuri nyine banteze nyine gutyo ibyo bikimara kuba wahise utabarwa na bande natabawe n'umwarimu wari uri inyuma yanjye nanone wigisha hariya dukorana bamubonye bariruka ubwo bahera ko barirukanka naye ndavuga nti rero ibintu bibaye n'ubundi ari impamvu z'akazi kuba ngize Imana kuba amenye impamvu nkubiswe nzira none reka ngire nte reka mbimenyesha ubuyobozi bw'ikigo kuko nibwo buyobozi bw'ibanze bwacu ntabwo nagombaga kujya kureba mudugudu nagombaga kureba ubuyobozi bw'ikigo kugira ngo bibumenyeshe hanyuma mbone gutangira process zo kujya kwivuza ndetse no gutanga ikirego nuko byagenze yego abo bana nyuma yo kugukorerwa rugomo byaje kurangira guteba bagiye kureba iwabo cyangwa ntago bigeze bataha ngo bajye iwabo amakuru mfite kugeza ubu ngubu nuko batarafatwa gusa ubuyobozi bw'ikigo bwagerageje guhamagara urwego rwa daso kuko hari daso twegeranye hanyuma izo daso zibanza gusaba uburenganzira bakuru bazo hejuru barababwira bati ntabwo zari inshingano zanyu ariko muhamagare komanda bahabwa ubutabazi bw'ibanze kuko amakuru yandi nakuye ku barimu bagenzi banjye nuko ngo abo bana n'ubundi bari kumwe n'abandi babateze ari benshi noneho bashaka kugira ngo abarimu bose baze kudutegera hamwe ubundi ngo badusezere niko ayo makuru nayumvise kuko ngewe nayo nagiye banjyanye umvura wenda ndakeka abo bana bari ni mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri mubona byaratewe n'iki kugira ngo batekereze kuba bakora urwo rugomo ubundi ukuntu inaha hateye inaha hari igice navuga ko kigizwe n'inyubako kiragoromere hakabaho n'ahandi hantu hari amafamu ariko amakuru noneho turi n'ahantu nyine hegereye Ubugande rimwe na rimwe bijya bivugwa ko hari abantu n'ubundi bakitwikira ijoro bakajya kuzana ibyo bya kanyanga na bya n'ibimogi hakurya hanyuma nk'uko tubikura mu buyobozi bw'ibanze hano aho dutuye n'aho ikigo kiri bakababona bo ngo bashobora kuba bajya muri utwo duco tw'abo bantu bafata ibiyobyabwenge bikaba nkeka ko ariko byari bimeze kuko nabo bana narabaga nkabona batari normal neza wabonaga bameze nk'abanywa ibiyobyabwenge yego akeka ko ari nayo mpamvu baba barakoze uwo mugambi bitewe n'uko ubwenge bwabo bushobora kuba butari gukora neza ntabwo bigeze bakugira urugingo bakuvuna se ndakeka ntarwo nubwo kwa muganga ribu ejo nayo ndi kuri ribu nk'uko ya nkuru mwayibonye ari naho BTN yazanze ni ukuvuga ngo ntabwo kwa muganga nkijyayo ntabwo bigeze bambwira ko navunitse kuko bahari
gymnastique bagendaga bankoresha ku kuboko bagerageza kumbwira ngo n'intoki nzirambure kugira ngo barebe niba navunitse barambwira ko nshobora kuba navunitse ariko ko uko biragenda wenda bikomera cyangwa se hatabyimbuka ko bampaye imiti yo kugabanya inflammation nshobora kujyayo nkareba noneho bakankorera operation neza bakareba niba hari ikibazo cyaba cyabayeho ariko ubwo nari ntegereje urupapuro rwa RIB ejo banyakiye ndarubona ejo nibwo nteganya kujyayo kureba ko byaba hari kuntu benda bimeze wenda nkawe nk'umurezi cyangwa nk'umurezi wigisha abana uburere ni wifuza cyakorwa nko kugira ngo n'abandi bana bibabere isomo cyangwa bibabere urugero? Birumvikana nka leta n'izindi nzego zose dufite z'umutekano hari uburyo baba barabyizemo byo kugorora abana ndumva aba bana bafatwa ubundi bakagirwa inama cyangwa se bakagira ubundi buryo bagororwamo ariko bikagaragara nko kumukoresha social media n'ubundi bikagaragarira abandi kugira ngo uyu muco ucike kuko n'ubundi wari wamaze gucika kuko n'ibindi byose byagiye bicika n'ibingibi byakagombye kudakomeza gutizwa umurindi kuko n'abandi bana buriya bahita bagenda babigiraho nkuko baca umugani boze ntabwo gishyira mu bindi birayi kuko nabyo biragira gute nabyo biragira Anaclet urakoze cyane ubwo tuzakomeza dukurikirane uko bimeze iyi nkuru tuzakomeza tuyikurikirane urakoze cyane kandi ukomeza kwihangana. Yego namwe murakoze cyane. Yego. Okay, bakunzi bacu bakunze basasa mwumvise ukuntu bimeze rero iyo nkuru nuko byagenze uwo murezi cyangwa uwo mwarimu yarakubiswe cyangwa yarahohotewe nabo arera cyangwa abanyeshuri urumva urugomo bamukoreye mwumvise ukuntu bimeze. Indi nkuru tuzakomeza tuzagerayo tubakurikiranira ukuntu bimeze ni Kiraso nk'uko bisanzwe. Ciao ciao.